rwose iki nashaka kujya gukora nguraga Fabiola mubaza nti mashariki ndayizi kuva kera kugeza igihe namuze yarimo muraho neza amahoro y'Imana bane namwe imigisha ya Nyagasani ibasakareho nk'abantu mwe ndashyushye kandi nta zuba ryinshi rihari ni ka kazuba kaba gahari gake ka saa 11 ntabwo ndashyushye byatari abantu mwese mundeba abantu mwese munkunda abantu mwese mumva ururimi rw'ikinyarwanda mukaba mundeba usibye ko naje gusanga tunakurikirwa n'abantu bareba ibintu byacu batumva n'ikinyarwanda simbizi nimba ari nge gusa wabibonye ariko ndashimira buri muntu wese undeba wumva ururimi rw'ikinyarwanda aho yaba aherereye hose haba mu Rwanda haba hanze y'u Rwanda umva aho ariho hose kuba wumva ibyo mvuga ukandeba ukatuma n'abandi muba muri kumwe batumva icyo kirimi bataragera no mu Rwanda bamenya nyine uwo muntu witwa Kecapu bakajya bamureba ejo bundi hari abantu nahuye nabo ntabwo ndi buvuga ahantu narindi abo twari turi kumwe ngo bahita bavuga ngo ni ba runaka yari ari kuvuga kandi ntabwo ari ngombwa umuntu ntabwo ari umunyarwanda ariko yarambwiye ngo aranzi ntabwo ari ukuvuga ngo hari nk'abantu uba uzi ko bagerageza kureba ibintu byinshi cyangwa baba mu bintu nyine showbiz nabo bayifite ukuntu bayifataho iwabo n'ibyo ariko oya babibe ariko nasanze uwo muntu anzi noneho ambwira ko anzi kubera umugore we ari umunyarwandakazi numvise ndabashimiye njyewe ndimo kujya mu mujyi uyu munsi mfashe ino video iyi video murimo murareba nambaye umupira w'umukara ni ku cyumweru mu mujyi haratuje harasa neza harimo abantu badafite ibintu bya hutihuti abantu bafite ibintu byo gutibikatibika ntabwo ndi kubona hano cyakora huzuye abantu baje kwifotoza ngeze ku mujyi wa Kigali haba hari abantu sindabona muri weekend hano habuze abantu noneho abana b'abahungu bameze batyo bakirangiza nko kwiga nka ese baba barangije ayahera bakiri bato pe uramureba ukuntu aba yarebesheje ingofero hirya iriya ahandi yayishyize mu maso ubona atareba amarinete agenda ameze agenda araramye ipantaro hafi yo gutakara hari nk'ibintu ntajya numva kuba umusitari cyangwa kwiyumvamo ikintu nyine cy'ubujene bwinshi bisaba nyine kwambara ipantaro ikenda gutakara byari mba numva namubwira nise iyo uyikuramo ukiyambarira ibogi yonyine ku mugani w'abantu ni ukuri ubona igiye gutakara burundu so navuye mu rugo mfite gahunda yo kugira ibintu bimwe na bimwe by'abana ngura n'ubundi by'ishuri byari bisigaye bikeya mbere tukitegura ishuri nicyo kintu cyatumye mva mu rugo no kureba umushuti wanjye ngiye kujya kureba teta abantu mwarebye ibiganiro byatambutse hari na vlogs zimwe na zimwe twakundaga ko turi kumwe cyane mu minsi yashize ngiye kumureba tuba dutera habiri ubundi nindangiza nahe ndi iwacu njye kuganira n'abana banjye njya mubwira ngo ndaje tuganire ngo ganire mama ganire ngiye kwinjira hano muri parikingi ya Simba mushobora kutongera kumbona mugabo haba hije ntihabona vlogasi ibyo biganira ibibazo vlog na vlogasi
mwiriwe neza mumeze neza njye meze neza ndashima Imana uyu munsi niriwe ye baba we nari nabaye umufundi Digidigi ageze mu nyubako twicaye kure y'ibiryo uwarura inyamagenda afata imwe ku isahani ikureho niba nta byubahiro akeneye turwane dusebe niba akeneye ibyubahiro arayiha kuri usi mu giturire usanga n'abakiriya wasize itumye ariko iyo amasafa gahunda ya dotko ntakara hano mu marangi naje kubasohokana abuma biri official kandi njyewe ndi mu kigwi cya kido njyewe mpagarariye kido njyewe musinga turaza kugira natwe shabaga mu masaha impamvu mfashe uyu mwanya kugira ngo ngire icyo mbagezaho n'ubundi ninjye bavuze ngo nahise njya kwa kipoke nyuma none umenyesha Terezoro twagiye mu marangi yerekeje mu marangi kwa kipoke yabaye amavuyeho gatoya tutibona bimeze twabashyize burano byakomeye ikwede rya kontorore azinamugumbuye seke namugumbuye ndamuru mupfubuzi namugumbuye kandi mbatina ndamuru yarangaye nanjye nivumbuye nawe urimo yishyuzamo ubu turatashye abana b'abanyarwanda saa sita z'ijoro mutabagire turatashye ntuzane magabe twese turatashye dore twari mashariki musaza turagukura byatanga turabashimiye turabashimiye wa mukire se yasigaye mwakoze turatashye saa sita z'ijoro ni ukuri kwa Mungu ariko we ndagushimiye biba bisanzwe n'ubundi biba bisanzwe mu gihe kinini kiba gishize tutagendana na Kecapu hari igihe tugira gutya tukabona turaca amatayo ariko inyuma hariyo abandi bantu mutaza kugira ngo turi babiri dore Kanimba dore umugore we ariko Kanimba n'umugore kugeza ubu muzi imbere n'inyuma sore uri live sore umeze ute dore nasa cyanwa watuyemo imbere Lingo uri inyuma turunguruka dore uko baba bameze ibihe turimo wemeye ko naza ni ukuri ko Imana turi mu turi bihe gusoza byiza vlog ya nijoro nabwo bice mwaje imbere mugire umunsi mwiza aha dore n'ubunyama ibintu tudukuyeho ntabwo kudua isahani ubunyama bugura ngahe desa sekandi ubunyama bugura 2 n'isa tubiri kandi tugura mbese ko yari yanzaye amahera abonye ukuntu kameze Cheers wangu yego wa tugiye kumva ukuntu tumeze nitwumva turyoshye turababwira mu dutundi abaye cyangwa araduha ku mafaranga ya channel ya YouTube ari kuducuruza ku mihanda nta munyu urimo munyu mwinshi si mwiza ni nko kurya ishaka amutundi tune mwana unyanyagize w'umunyu noneho reba ukuntu oya bana uriho reba ukuntu ushobora gutunga amasara amasara atunze kugira namaze gucuruza uburyo bwinshi badukatisha kupongre oya se kupongre gusa ahubwo namaze gucuruza ko dukomeye uzi gucuruza kuko uburyo bwinshi wumva ngo ni makeya kumva ubuntu nta kintu kiriho ntibogwera n'ubundi ni burusheti imwe y'igihumbi
bune ni burusheti imwe y'igihumbi kandi birahura ni burusheti birahura neza n'umunazi baterura n'umuntu no muhasha y'Inyamirambo kandi burarika ubona umuntu bwishinze ushobora kurya kujya n'imwe ushobora kurya nka 30 ngaho mwigize burusheti ziri bazirangana iki ahubwo iyo bagabotsaga amanuza gusa amavuta bora bugimba ugirimo amavuta yokeje araryoha uza no gufata urugimbo ni kandi ndagakunda uzubundi bajya inyama y'ikinure yakanure iyo yokeje ibiryoshye akanure kararyoha undi binure iwanyu murabigira akabenzi k'ikinure mwakoze kureba vlog yanjye abantu mwese mwatangiye vlog yanjye kuva kugeza ubu urashoje uruhehemure urashoje uruhehemure ubundi ni cyo numvise soza mwiriwe muraho hari nk'abantu bamudaheruka kundeba mwebwe mba ndi kubwira ngo muraho mumeze neza murakomeye hari abantu bamubyutse mukahita mureba video yanjye iyo mwaramutse ni yanyu hari abandi hari abantu rero tujya duhura bakambaza ngo ko se mbwira miti yo muri Sunroots irakora ari minota mike bageneye muri iyi vlog imiti yo muri Sunroots irakora ndetse cyane ku muntu ariko wayifashe neza ntabwo uzafata imiti igabanya ibiro ngo uyifatanye n'amafarini ushobora kurya mu gitondo ukongera ukayarya nimugoroba ukongera kuba kundi saa 9 ho mu bushonje hari akantu ukeneye ugakubitamo ifarini ngo ibintu ngo bizagende neza binihuta uko byakakwiriye kuba byihuta noneho numara kuzifata mu gitondo nimba wayifashe nyuma y'amasaha 2 cyangwa 3 ukubitemo inzoga kandi barabikubwiye yuko ibyo bintu mu gihe uri gufata iriya product inzoga nimba wazinywaga ubu zihagaritse ukabanza ukagabanya ibiro ukarangiza gukoresha product ubundi ukisubirira ku nzoga zawe wanywaga rero hari abantu babikora babizi mu mitima yabo pe ko batari kubifata neza uko bikwiriye ariko barangiza bakabeshya ngo iriya product ngibiki iriya product irakora ndetse cyane hano reka njyemo gutya nariho cyangwa ubu nawe araparitse umuntu yaje guhagarara muri parikingi n'amaguru ngeze muri shike murumva nimba ushaka gukoresha product zo muri Sunroots banza uganire n'umutima wawe umenye nimba muri bwakire wowe nyine numve ngo n'abantu mwahantu ubanze wumvikane n'umutima wawe wumve nimba biri bushoboke ugahagarika ibyo bintu runaka wajya gufata nyine ubireke kandi uramutse nk'ubu ngubu nuko hari abantu baba bafite imiti mutamenya yivugisha ngo niba ngo kunanuka ari kureba bimera ngo sinzabibone ngo niba ari kureba birangira umuntu asa ngo sinza nshuti yanjye uza abantu ubu ngubu muganga yakuye ku nyama yakuye ku kantu bakundaga kubera ibiro none uwagize imana akiha discipline y'ubuzima n'imirire n'ibiki byose ibyo akabigeraho wari kumubona nk'umusazi uri kumubona nk'umuntu wahobagiye uri kumubona nk'umuntu utazi icyo ashaka uri kumubona nk'umuntu nyine umeze ukundi kuntu ku buryo ari wowe uzi kureba neza abantu muri mu rugendo rwo kugabanya ibiro ikintu nababwira mwe mukomereza aho mugabanye ibiro nimushaka muzasigarana 15 mu gihe mwumva ari byo bibabereye mu gihe mwumva ari byo bibahaye amahoro ariko kuri product zo muri Sunroots nimba ushaka kugabanya ibiro genda uzigure ariko wabanje kubwira umutima wawe ati iyi farini mbaye nyishyize ku ruhande izi nzoga mbaye nzishyize ku ruhande niba ngiye gukoresha product mu gihe twihe ukwezi noneho nkabona resulta nkabona wenda ngeze ushobora no gusanga mu gihe cy'ukwezi bya biro washakaga bigeze ntibigusabe kujya kuvuga ngo ugiye nyine gukomeza ko nshobora kuba nshaka gukuraho ibiro 3 ndashaka kuba nshaka gukuraho 2 hari n'ubu ushaka gukuraho 1 hari ubu ushaka gukuraho ibiro bigera muri 20 na buriya uramutse uhuye n'umuntu utabasha nko kuzamuka nk'ahantu n'umubebe azamuka kubera ibiro
niwe mwakumva agahinda bafite. Rero nimba uzi ko ushaka kugabanya ibiro ukoresha product zo muri Sunroots, banza wemerere umutima wawe, wowe nawe mugirane gahunda, mwumvikane, musezerane, ugira ibintu bimwe na bimwe wigomwa nk'ibyo nari mvuze, ubundi ukoresha product uko ukwiriye kuyikoresha. Iriya product ya slimming powder ndayibagiramo inama nk'umuntu wakoze regime, nk'umuntu wakoze igishoboka cyose akava ku biro 90 akaza akaba afite ibiro 67 bifite aka kanya. None ikiza cy'imiti yo muri Sunroots iyo uyikoresheje uragenda ku buryo ubaye udakora siporo udashobora kwiyongera ibiro. Njyewe maze hafi amezi 2 uku ni kurangira turi maze ari ukwa gatatu nta siporo, ntabwo niyongera, kandi narabibabwiye ndirekura rimwe na rimwe nkafata ibyo byo kurya byokeje n'ayo mafarini ndi kubabuza, nanjye hari ubwo nyarya. N'uyu munsi nariye amandazi 2, ariko kubera ko nageze aho nashakaga kandi ako kantu wenda ndi kumva ngashaka ndacishamo nkafate, ariko apana kubigira ibintu bihoraho. Urashaka kugabanya ibiro, niwe muntu urya ifarini umunsi wose, uyu munsi tariki ya mbere kugeza ku ya nyuma niwe muntu urya ifarini, warangiza ukavuga ngo ngiye nk'umubiri warananiye. Natwe rimwe na rimwe tubigiramo uruhare. Rero mugire courage, iriya product ni nziza cyane, mugende muyifate, mukora ku karejime gato cyane ko kureka inzoga mu gihe uri gufata iriya product no kuba wareka ifarini. Mbabere mujyanama w'ubuzima ariko ibintu mbabwiye ni ukuri. Muhamagare 0792236510 muri Sunroots barabitaba. Nubahamagara ukana bitabye, niba ufite nimero yanjye uzampamagare ngukubita kandi kanimero aka kanya basinda gafata mu mutwe nkaguhe bagufashe. Ikindi bakora delivery nimba uri kure cyangwa uri mu kazi cyangwa ufite utundi tuntu uherereyemo, ariko iyo product ushaka kuyitangira ifite kukugeraho. Njyewe rero nje muri shike, nshobora no gusohokamo izi dread ntazo mfite kuko ndi kubona zinaniye hakiri kare. Nari nihaye umwaka ariko biranze zanze kumbanira kubera amavuta nsiga mu misatsi. Murabizi akuze imisatsi, rero hasi zimeze nkaho zifashe indi misatsi hano yazamutse. Ndi kubona natsa neza pe, ntago nsa neza mu mutwe kandi ntago nabishobora kujya kuretusha. Abantu mutonze dread murabizi zigifashe hasi birababaza pe, nta kintu kiryana nkabyo. Rero sinakora ikosa ryo kujya kubikora. Ndi kubona intego nari nihaye nicyo nashakaga bidakunda, hapfa wavutse mw'abantu mwe. Izi dread zanwaye amafaranga menshi, ariko izi ngizi zo ni boro nuko zigurisha. Ndabakunda cyane rero, bye bye. Mwakoze kureba vlog yanjye nubwo yari imaze imyaka n'imyaniko. Vlog yambanye vlog.